Ikaze kuri Keto Magic TV. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku muco w'abanyarwanda umenyerewe ku gitsina gore. Uwo muco rero kuva na kera na kare ndetse na n'ubu abantu barawukoresha, gusa ugenda ucika kubera ko ubumenyi n'ababyeyi kenshi basigaye baragize imirimo myinshi, ntabe yabasha kwicara impande y'umwana we ngo amusobanurire buri kimwe. Bityo rero hano kuri Keto Magic TV tukaba twaje kwifatanya n'abo bana bafite ababyeyi bagira akazi kenshi bakaba batabasha kubasobanurira ku bijyanye n'uyu muhango wo gukuna cyangwa se guca imyeyo. Ndagusaba rero gukurikirana iyi video yose kugira ngo umenye uko wakuna cyangwa se waca imyeyo ikagaragara mu gihe gito cyane kingana n'amezi 3. Ikaze kuri Keto Magic TV. Mbere na mbere yuko nkubwira umuti, hari abantu bambwiye ngo ujye ubanza usobanure impamvu yabyo n'akamaro kabyo mbere y'uko uvuga ikiganiro nyirizina. Ubundi gukuna ni umuco w'abanyarwanda. Kuva na kera na kare umwana w'umukobwa yageraga mu myaka 9, 10, 11, 12, ba nyina na bakuru be batangiraga kumwigisha uburyo ki yatangira gukurura imyeyo cyangwa se gukuna. Uwo muco rero na n'uyu munsi uracyahari, gusa ugenda ucika, ariko ntabwo ari byiza yuko uwo muco waducika kuko ufite akamaro. Ndahera ku mugore nkurikizaho ku mukobwa mbabwira akamaro ko gukuna. Ubundi gukuna cyangwa se guca imyeyo, kubera ko kera nta myambaro bagiraga ihagije, mbere na mbere ku muntu wakunnye iyo yicaye nabi ntushobora kuba wabonamo imbere mu gitsina cye. Ni ukuvuga ngo ya myeyo iraza igatwikira ku gitsina, mbega ni nkaho ari umwambaro. Umumaro wa kabiri, iyo umudamu agiye kujya mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina n'umugabo we, mu gihe umugabo arimo kumutegura, byoroha kugira ububobere mbere y'uko umugabo yatangira kwinjira. Ibyo rero bifasha umugabo kuba yakinjira neza yisanzuye, kandi umugore akabasha kurekura amavangingo ahagije. Ni ukuvuga ngo cya gihe uba urimo urakurura imikaya, twadutse n'udusoko tugenda turekura amazi, tugenda twifungura. Ku mukobwa rero ni ukuvuga ngo umukobwa wakunnye cyangwa se waciye imyeyo, muri we ahora yifitiye icyizere kubera yuko ahorana akanyamuneza, ahora aseka, ahora atera buraga, yakina na bagenzi be baseka, ahora yishimye, mbega muri we ni umuntu uba uhora yifitiye icyizere. Bityo rero n'abasore bakunda kubona umukobwa uhora anezerewe, bikaba byatuma abo basore batangira kwifuza kuba babana nawe. Umumaro wa kabiri ku mukobwa, n'iyo yageze mu rugo ahorana ka kanyamuneza, ahora yishimye, ndetse akabasha no kwakira neza abashyitsi baje bagana mu rugo. Bityo rero kambabwire umuti wakoresha kugira ngo imyeyo igaragare mu gihe gito kandi vuba. Umuti wa mbere, turaza gukenera intobo, dukenere amavuta y'inka. Ndahera ku ntobo. Abantu benshi ntabwo muzi intobo. Ni agati kamera ahantu mu mashyamba, mu misozi, mu bihuru, kera ku giti bita intobo cyangwa se umutobotobo. Utazajya ngo wenda ni igiti cy'inganzamarumbo, ni agati gaciye bugufi nk'uko ubibona hano kuri aya mafoto. Ubwo rero umuti wa kabiri, turaza gukenera amavuta y'inka. Ukuntu rero utegura uyu muti, ndagira ngo uze gutega amatwi utaza
ariko ufata impanuro zitari zo ugasanga ukoze umuti nabi. Icya mbere, uragenda ufate za ntobo, numara kuzifata uzisekure, numara kuzisekura uzanike, numara kuzanika zume, nizimara kuma urongera ufate isekuro usekure, ukuremo agafu kanoze neza, nurangiza ukayungurure. Uraza kuvanga n'amavuta y'inka, ubundi ukore akantu k'akabumbe. Noneho ntuzajya ujya gukuna cyangwa se guca imyeyo, uzajya umanyuraho usige ku mwanya w'ibanga ugiye gukurura. Ni ukuvuga ngo ababizi neza bafata intoki ebyiri ukazajya ugenda ukurura gake gake. Ndagira ngo utagira uza kugenda agakurura cyane akaba hari ibyo yakangiza. Ukurura gake gake, bityo na twa dutsi twose tukagenda dufunguka, na twa dusoko turekura amazi tukagenda dufunguka. Ndakubwiza ukuri, nukoresha uyu muti mu gihe cy'amezi 3 uzaba wamajije kugira imyeyo igaragara. Benshi bakunze kuvuga ko ari umwambaro w'igitsina cy'umugore. Ndabashimiye kuba mwakurikiranye iyi video, nshimira abakoze subscribe n'abakanze ku nzogera ya notification kugira ngo ikiganiro cyose dushyizeho kijye kibagereraho ku gihe. Nawe utarakora subscribe, nkusaba kugira ngo iyo nkunga yawe ya subscribe nawe ubashe kuyiduhereza. Ndabashimiye.